Uza wowe ukurikiranye kuri channel yanjye ya Tutekeki, nizere ko umeze neza kandi urimo uragubwa neza. Wamaze no gukora subscribe kuri channel yanjye ya Tutekeki. Nkuko uri kubibona iyi platform nkimara kwiyandikisha mpise mpabwa ibihumbi 3 kuri balance yanjye, ngira ngo urabibona. Aka nibwo kagisohoka, niyo mpamvu mpise nkora video mpita nkabahereza kugira ngo ugafatirane kakiri gashyashya ubashe kugakorera amafaranga menshi agiye atandukanye. Nkuko bisanzwe rero product zabyo ni makeya cyane nkuko ngenda mbere ku platform. Dore bahita uzana kuri product, numara kuzanga kuri product bahita bakwereka ama product bafite ukuntu agana amakeya yo gushoramo. Muri XGM ni ibihumbi 6 gusa niyo ugomba gushoramo, hanyuma ukajya ubona 200 ya buri munsi. Ngo toto y'ikamu ni 144. Aka platform kabasha kadukundira ahangaha ngikore ku buryo wabikuramo, wereke n'uburyo washiraho ayo 6 ukahita ubikuza bonus yawe akakugeraho kuri nimero yawe ya mobile money cyangwa se ya Airtel nkuko bisanzwe uri kubikora. Uko rero urahita uza uyikandire ahangaha kuri home. Numara kuza ahangaha kuri home nkuko no platform ngira aka kasotse uyu munsi saa 4 ushobora bitara tukatubikuza 3 immediately nkuko bisanzwe. Diary check in ni iyi ngiyi, noneho urakira 38 ya commission y'umuntu watumiye muri iyi platform yacu. Nkuko muri kubibona rero urahita uza wikandire hano kuri OK. Numara kuza gukanda hano kuri OK, kubikuza nako kanya gari kwitaga kugeraho, urahita uza ukanda hano kuri recharge. Numara kuza gukanda hano kuri recharge, ngo urabibona, urahita uhitamo iyi ngiyi product, ushiremo product y'amafaranga makeya. Hanyuma hano urahita uza uhitamo kuri bank, hanyuma uhita uza ukanda hano kuri confirm. Noneho iyo wakoze recharge amafaranga nazo uhita uza ukanda hano ngo if recharge is not entirely long time please click here. Ukanda ahangaha hanyuma bakagufasha. Urakanda hano kuri proceed kuri confirm. Numara ukanda kuri confirm bahita baguhereza uburyo bwo kwishura. Ahangaha urashiramo MTN, hanyuma ahangaha aciramo nimero ya telefone ngiye gukoresha nishura. Urayibona neza cyane, ndahita nzangande hano kuri confirm. Nyuma gukanda kuri confirm urahita uza ukande ahangaha, urahita uza ukande hano kopiye ubu buryo bwo kwishura kuri iyi nimero. Ni nimero ya Tigo, nimero ya Tigo. Umenya nahisemo uburyo bwo kwishura niyitiramo Tigo, gusa wowe urahitamo Airtel. Urihitiramo Airtel, niyo nziza wakoresha uri gukora recharge, niyo nziza wakoresha kugira ngo uhitemo recharge. Uhita uza ukanda hano kuri confirm, uze uhitemo MTN. Tuza ukanda hano kuri confirm. Numara gukanda confirm, ndabona ari uburyo bwa Airtel gusa burimo bwo kwishuraho. Urahita uza wishure iya ngaya ukoresheje, dore amazina na aya ngaya uraza kubona. Ukoresha e-cash cyangwa se ukoreshe ni e-cash wakoresha kugira ngo amafaranga uyohereze ku ntuza. Ngira ngo mwese murabizi kohereza amafaranga, ngiye namaze kuyashiraho, namaze kuyohereza. Nuko ndi kukwereka uburyo uri buze kugura product. Hanyuma numara ko yakorera recharge amafaranga urahita yisanga hano automatique. Urahita usanga hano kuri automatique, urahita uza ukande hano kuri product. Numara kuza ukanda kuri product ukande kuri ya mbere, urahita uza ukande kuri ya mbere. Numara kuyikandaho kuri balance yacu amafaranga arabahari, urahita uza uhite ukanda hano kuri confirm. Numara gukanda confirm amafaranga yawe product urabuyiguze nibwo urahita wemererwa kubikura bya 3 byawe. Urahita uza hano kuri withdraw. Numara kuza hano kuri withdraw
uhita uza ahangaha ushyiremo amafaranga ushaka kubikura. Urabona ko ngewe n'ibihumbi 3 mfiteho. Uhita uza ushyiremo banki. Yewe urabona ko banki zanjye namaze kubishyiramo. Ndahita nza nkanda hano kuri add. Nimara gukanda kuri add, ahangaha urahitamo MTN cyangwa Airtel. Hano ushyiremo amazina, account hold number, ni amazina boroye kuri iyo nimero ugiye kubikurizaho. Hanyuma wowe urahita uza ukanda hano kuri banki account, ushyiremo nimero yawe telefone, uhita uza ukanda hano confirm. Hanyuma banki yawe irahita ijamo. Nuja kubikura hanyuma urahita uza uyihitemo. Urahita uhitamo banki yawe uyikandeho kugira ngo urabona yuko ahangaha banki namaze kuyishyiramo. Ahangaha ngiye gushyiramo amount nshaka kubikuza. Nshaka kubikuza ibihumbi 3 ngira ngo urabona yuko ari byo nshaka kubikuza. Urabona minimum yo kubikura ni ibihumbi 3. Bagukata 20%. Ariko urumva ko baba baguhaye bonus nyinshi, kandi ngira ngo urabona yuko amasaha yo kubikura ntabwo bitwara hejuru y'amasaha 4 n'amasaha 24, ariko hano kuyihuta ihita akugeraho ako kanya. Aka gafatirane karacyari gashyashya. Umunsi ngira ngo urabona yuko ubikura inshuro 3 per day zo ugomba kubikura. Nayo wahita uza ukande kuri confirm. Numara gukanda confirm, amafaranga yawe arahita akugeraho. Uburyo bwo gutumira nibwo tugiye kureba noneho. Urahita uza ahangaha kuri team. Nuza hano kuri team urahita ubona uko link urahereza abantu bawe, hanyuma nabo binjire. Link dore ni iyi ngiyi. Urahita uza ukanda hano kuri copy, uyikopiye hanyuma uze kwisharinga. None ninza gakanda hano kuri mine cyangwa se ngasubira ahangaha kuri home. Uburyo bwo kubavugisha ni ahangaha. Urahita uza ukanda hano. Ngira ngo urabona ko bakora kuva saa 3 kugera saa 1 z'umugoroba. Nibwo serivisi zabo zitangwa, kandi zitangirwa ahangaha kuri Telegram. Kuri Telegram dore ni izi ngizi. Wowe wishidikanya ngo aka platform ntakari gukora, ngira ngo mweretse uburyo urashoramo ndetse n'uburyo uraza kubikura amafaranga yawe mu kanya araba kugezeho kuri mobile money yawe. Okay guys, aha ndi muri message. Kankwereke message y'amafaranga amaze kubikuzamo mu kanya. Kanze nkwereke amafaranga. Ngira ngo urabona yose aya ni amafaranga nagiye mbikuramo muri aka platform nabikuyemo uyu munsi. Nawe wakagerageza ukabasha kugakora neza kuko kari gukora cyane.